Ndagushimiye wowe tubana umunsi ku munsi kuri channel ya GY Rio. Uyu munsi ngiye kukwigisha uburyo wabasha gufata ifoto isanzwe nk'iyi ngiyi muri kureba hano, ukaba wayihinduramo nk'ifoto yo muri studio, cyangwa ukaba wahindura background imuri inyuma, ukaba wakwishyiraho iyo ushaka. Ngwino dutangire nkwereke uburyo nabikoze. Nkwereke uburyo bikorwamo. Urahituza hano ahangaha hano hejuru ukimara gushyiramo ifoto yawe. Urahituza hano hejuru, hano handitse select. Sinzi nimba uri kubibona, urabona ifoto yawe. Urahituza hano hejuru handitse select, hano hejuru ukandeho gutya. Nurangiza uhita umanuka hano handitse subject ahangaha, ariko umakinga sure ko hano kuri background hano wahafashe ko ariho ukanze ko ari hiri. None nurangiza uhita hano kuri select hano hejuru, uhita ukande hano kuri subject. Hano kuri subject hano uba ugiye guselectinga umuntu wawe kandi mu buryo bworoshye. Ureba uburyo nitwakanda ifoto yashiye guhita itangira kwiselectinga. Hari abantu benshi bakunda gukoresha ino tool ziba selectinga kandi urabona iratinda, kandi wowe ushobora no kutabifata neza kurusha uko computer yo cyangwa Adobe Photoshop yo ishobora kuyifatira. Uhituza ugatukanda hano kuri subject gutya, ugakandaho gutya, ititangira ikiloadinga gutya iri kuyiselectinga. Urategereza amasegonda make, ntago bitinda cyangwa biterwa na speed y'imashini yawe uburyo yihuta. Hako ngiye yanjye ni gutya igenda muri hangana, dutegerezaho gato ariko ntago bitinda na amasegonda make. Urabona ifoto yacu ihise yiselectinga. Ifoto yacu ngiyi yamaze kwiselectinga neza, yafashe umuntu wacu nta kantu na kamwe isigaje. Nizere kuri kubireba, ifashe umuntu nta kantu na gato yasigaje. Hano niyo hazajya hagira nk'akantu na kamwe utari kumva, ujye ubinyandikira muri comment mbikwereke neza. Nshobora no kuba nakohereza n'uburyo bundi ushobora no kubikoresha kugira ngo ubyumve kandi bikorohere. Nurangiza rero ikintu hano uhita ukora, uhita ukimara kuyiselectinga, urabona ifoto yacu tumaze kuyiselectinga neza cyane. Uhita wongera n'ubundi ukizamukira ukigarukira hano handitse select ahangaha, n'ubundi hano handitse select, ukongera ugakandaho gutya. None ukongera ugahituza hano hasi handitse inverse ahangaha, hano handitse inverse. Ushobora gukoresha shortcut ya shift control I, nayo ni shortcut ihita ibikora. Ariko ikiza utazi ama shortcut urabirebera hano, unyura muri ino nzira ndimo ndanyuramo, niyo yoroshye ku muntu uri beginner uri gutangira, cyangwa se umuntu waba utabizi neza, ni muri buno buryo yabikoramo. None hano rero uhita ugahita ukanda hano kuri inverse ahangaha. Urabona hano hari akantu gahise kiselectingaho hano inyuma yacu y'umusubject. Hano hari akantu gahise kiselectinga hano rero niyo mpamvu tuba dukoze ari inverse. Iyo umaze kwikora ari ikintu uhita ukora, uhita uza ahangaha hano hasi kuri kano akangaka ugakandaho gutya, ugahita uzamuka, ugahita uza hano handitseho solid color. Hano hejuru handitse solid color ahangaha, ugahita ukandaho gutya. Urabona background yacu yahindutse, hagiyemo ibara. Bahise banatuzanira na ya table yacu duhitiramo ibara dushaka. Hano niho ucuzingiramo ibara ushaka. Ese iyi background iyi ngiyi muri inyuma nyigira umweru, nyigira umutuku, nyigira ubururu, nyigira ibara ryose washaka, hano wabikora kandi mu mwanya muto cyane, byihuse vuba vuba. Reba rero nkwereke uburyo tujya guhitamo ibara. Urahita uza hano nyine uhitamo ibara ushaka. Iyo ubonye muri aya ngaya ari hano urita gushimishije, uhita ukamanura hano ugahitamo nyine background nawe ubona ijyanye n'imyenda yambaye, nyine ku buryo ubona ari agafoto keza kameze neza. Ukongera ukamanura hano, ukamanura hano paka ubonye nyine ibara ry'ifoto yawe uri bushake, cyangwa ushobora no kuba urifite mu mutwe ifoto yawe, ugahita wihitiramo ibara nta kuri gutinda. Ugahita hano uragabanya nyine ku buryo bidapika cyane. Nyine ntabwo ibintu bipika cyane, aba ari sawa neza gutya. Reka tuyirekere gutya. Urabona ko imeze neza. None rero iyo umaze guhitamo ibara ryawe uhita ukanda hano kuri OK.
ahangaha hano hejuru ugakandaho gutya, urabona background yacu yagiyeho kandi urabona imeze neza nkaho ari ifoto yagiye kwifotoreza muri studio. Nyine urabona ni ifoto imeze neza nk'iyo umuntu uri professional byahatari bisa neza. Urabona ko hejuru isa nikora ino layer. Reba uburyo ifoto yacu yari imeze bwa mbere ni gutya niko yari imeze, none twaje tuyihinduramo gutya kandi mu buryo bwihuse kandi nta n'ikindi kintu bidusabye, ni amasegonda make nawe urabibonye, ni ibintu byoroshye nta muntu utabyikorera. Hano rero ikintu uhita ukora, ariko nabwo iyo ubonye rino bara utarishimye kandi wamaze gukanda OK, urongera ugakanda hano inshuro ebyiri gutya, inshuro ebyiri, n'ubundi batongera bakakugarurira ya table ukaba wahitamo ibara ushaka. None reba rero hano ikintu uhita uza ugahita ukora, uhita uza gusevinga ifoto yawe kuko uba urangije kuyeditinga, kuyihindurira background kandi vuba vuba. Ikintu hano uhita ukora, uhita uza hano handitse file ahangaha ugakandaho, warangiza ugahita uza hano handitse save copy, ahangaha handitse save copy ugakandaho gutya, ugahita uza hano ugayita izina, ukanahitamo format, ukanahitamo n'ahantu iri bujye. Kaze nkwereke hano niho uhita wandikira izina, urugero tuyite Nana. Hano handitse file hano uhitiramo uko ifoto yawe iri buze, nimba ari PNG nimba ari JPG. Hano uhitiramo format, hano uhisemo PNG, ushobora no guhitamo JPG, nizo format nshobora kukubwira nziza, ariko iya mbere nziza mu gihe ari ifoto ni JPG. Iyi ngiyi ukayikandaho gutya, ugahita uza hano ugahitamo ahantu iri bujye. Ngereka mpitemo desktop kuko ariho hantu ndi buyisange, kuri desktop, cyangwa reka nyishyira hano muri picture niho hantu ndi buyisange. Ugahita ukandaho gutya, nizere ko turi kugendana. Urabona ko yagiye muri nahisemo picture, ugahita ukanda hano save gutya, bahita bakuzanira hano umakinge neza ko hano harimo maximum iri kuri 12, nibwo ifoto yawe ifite kalite nziza. Warangiza ugahita ukanda hano OK gutya. Hano ifoto yawe uyisevinze, uhita ugenda hahandi wayisize, uhita uyasanga kandi mu buryo bwihuse. Ndagushimira rero wowe tugeranye hano ku musozo ukaba bashije kunkurikira, waba ukoze cyane. Kandi ndetse n'ikindi ntiwibagirwe gusiga comment yawe, wandike ikintu muri comment yawe, uvuga uko iyi video uyibonye, unanyandikire n'ikindi kintu wumva nakwigisha. Ndahari kugira ngo ngufashe, kugira ngo nawe urebe ko nawe waba umuprofessional muri bino bintu, ukaba wakikorera ifoto yawe bidasabye ngo ujye no kwishyura, nawe ukaba wabyikorera. Urakoze cyane.